Ndakuramukije amahoro y'Imana n'abane nawe, ndizera ko umeze neza, ndizera ko ukomeye. Ni mwene so Rev Pasteur Jules ugarutse imbere ya kamera. Imana iguha umugisha wowe uhora udukurikira, wowe wamaze gukora subscribe kuri channel Nazareth Ministries. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Hanyuma ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana iduhaye uyu munsi dusome ijambo ry'Imana dusaba mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ubwanditswe na Matayo ibice 22. Haravuze ngo nawe aramusubiza ati ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire iri jambo Imana iduhaye, ijambo rivuga gukundisha Uwiteka ubwenge bwawe, ubugingo bwawe. Ni ukuvuga ngo ugakunda Uwiteka atakintu na kimwe urebyeho, atakintu na kimwe kigusamaje, ugakundisha Imana yawe ubwenge bwawe. Buriya ubwenge bw'umuntu nibwo bumuha ishusho azaba ariyo ahazaza. Ni ukuvuga ngo umuntu uzaba umuntu udasanzwe ahazaza uzamubonera mu bwenge bwe afite uyu munsi. Ubwenge bw'umuntu niwo muntu w'ahazaza, ariko ubucucu bw'umuntu niko kunanirwa k'uyu muntu ko hazaza. Ni ukuvuga ngo niyo twigisha abakozi b'Imana bakigisha, ntabwo bigisha umubiri wawe, ahubwo ntabwo baba bavugana n'umubiri wawe, ahubwo baba babwira ubwenge bwawe, ubwonko, ubwenge buturutse mu bwonko. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu rero ahangaha Yesu arimo aravuga ngo ukundishe Uwiteka ubwenge bwawe bwose, ubwenge bwawe bukunda Uwiteka. Ngo ubwenge bwawe nubwerekeza ku Mana uraza kugirana ubusabane n'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubugingo bwawe bwose. Iyo tuzuza ubugingo, ubuzima bwawe bw'uyu munsi, umubiri wawe kuba uri muzima ugihumeka, ubuzima bwawe bwose ufite uyu munsi aribwo bugingo ufite uyu munsi, nabwo bukunda Uwiteka. Noneho ukunda Uwiteka ata kintu na kimwe gishobora kuba cyagucamwo ngo kikubuze gukunda Imana yawe. Nibyo koko hari igihe umuntu atangira umugambi, umuntu atangira urugendo rwo gukunda Imana, agahura n'ibimuciramwo, agahura n'ibimubuza kuba yakwavansa, ariko ntuze kuba wakora ikosa ryo kwemerera buri kimwe cyose cyaza kukubuza gukundisha Imana yawe ubwenge bwawe. Nubwo hari imiyaga myinshi irimo iraguhuha kugira ngo ize kuvanga ubwenge bwawe, ariko ubwenge bwawe ubwerekeze ku Mana, bugume ku Mana, bugende bumere gutya ku Mana, gushaka Imana. Imana ikugirire neza, Imana iguha umugisha. Ntiwemerere abagusamaza, ntiwemerere abaza kuguciramwo, ntiwemerere ikintu cyose cyagutwara ubwenge bwo gushaka Uwiteka. Kuko ijambo ryarambwiye ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Niba hariho abantu bafite ubwenge, ni abantu bubaha Uwiteka. Niba hariho abantu ijuru ryishimira, niba hariho abantu ijuru ryita abanyabwenge, ni abantu bakoze umushinga wo kubaha Uwiteka. Ahandi hose washakira hatarimo kubaha Uwiteka, uba umeze nk'umuntu nka wa manyabwenge, uba umeze nk'umuntu urimo aravoma, avomera mu bihita. Ibintu byose wabamwo utarimo gushaka Uwiteka byose ni zero, kubera kuko ubwenge Bibiliya yemera ni ubu ngubu
bushaka Uwiteka. Ubwenge, umunyabwenge Imana yemera ni uyu wakoze proje yo kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Niba hariho abantu bajijutse, ni abantu bavuye mu byaha. Iyo uvuye mu byaha ugafata icyaha ukakivamo, ubaye injijuke. Iyo ibyaha biteye umugongo, ubaye umwe mu njijuke, abantu bajijutse. Buriya abantu bari mu byaha bagize ubujiji, kuko iyo uri mu byaha uba uri injiji. Bibiri kwita injiji. Iyo rero uvuye mu byaha uba ujijutse. Noneho iyo wubaha Uwiteka uba uri umunyabwenge. Imana nikugirire neza. Umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare, ariko umupfapfa ayubaka ku musenyi. Umuntu ubuze ubwenge yubaka inzu ku musenyi. Umunyabwenge yubakira rero ku rutare. Uru rutare ni Kristo. Uru rutare ni ukuba warashoye imizi muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Ijambo rikuvuga ngo abari muri we ntateka bazacirwaho. Ndabibutsa ko nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo atari uguca muri Kristo. Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo wubasha Uwiteka uba uri umunyabwenge. Iyo wubasha Uwiteka ntabwo uba uri umuntu w'ikijuju, oya, uri umunyabwenge. Reka nkubwire, bantu ntibagusuzugurire ubuzima urimo, bantu ntibagusuzugurire ubukene urimo, bantu ntibagusuzugurire uko ubayeho. Nimba warubasha Uwiteka uri umunyabwenge. Imana nikugirire neza, Imana niguha umugisha. Nagira ngo dusangirire ijambo rivuga ngo kundisha Uwiteka ubwenge bwawe bwose, ubugingo bwawe bwose bukunda Uwiteka. Iki ni igihe cyo gukundana n'Imana. Iki ni igihe cyo kuba wegeranye n'Imana. Iki si igihe cyo kurangara. Iki si igihe cyo kujya mu by'isi. Ni igihe cyo kuba ukundana n'Imana. Imana niguha umugisha, Imana ikugire neza. Ugire ibihe byiza, amahoro y'Imana n'abane nawe. Shalom shalom. Iyi video isangize inshuti zawe.